akurongora ukumvura bikunze yarakurongoye inshuro zingahe uwo mutipe mwaye mukundanye kubera ngiye ukuntu nari naramushegeye nta nubwo byasabye igihe kinini ko tubikora kubera n'ukuntu namukundaga cyane ko kuri wowe ko urongorwa bitari ibintu bishya noneho ndavuga ati noneho ngiye kubikora noneho n'umuntu nkunda yabanje kubinyima avuga ati ibyo ntabwo ari byo biduhuza ni ukuvuga ngo mwarakundanye akanga kukurongora wowe ukibaza ati kuki atandongora koko ako nkajya mwibeta waramwibetaga ukajya hanze mbabarire naramwibetaga ariko nkavuga ati sha isaha ni isaha nzagufatisha ewe dore amaje kubikora nsara ndavuga ati ubu rero ugiye kujyamo byose nshaka nyine ndirekura amavangingo araza umuntu mukuru mu buzima bwawe yego wakurongoye ukavuga ati sha urandongoye wa musaza we yego yari afite nk'imyaka ingahe Jennifer utubwiye ko umuntu mukuru wakurongoye afite hejuru y'imyaka 50 noneho umusore ukiri muto waryamanye nawe afite imyaka ingahe umuhungu muto twaryamanye nta kana nakundaga kabaga muri Karabaye kare gafite nka 10 n'ingahe gutyo 17 wewe wari ufite ingahe ye ndi muri 19 20 ubwo cyo wagakunda iki kugira ngo muryamanye kizirika ariko sinagakumbura wasanze katazi kubikora ubwana nk'ubwo ngubwo burizirika burakugigira ahubwo sininde uzi kubikora nkako reka karakurongoye fresh urabwana ngo ibinini urabujana bwimwe binini Jennifer ugereranyije ku myaka ufite ubu ngubu mu buzima bwawe umaze kurongorwa n'abagabo bangana iki watubwiye ko wamuhinduremo amaposition menshi atandukanye ari naho twabigishirije uburyo ki umugore ashobora kurongorwamo akinyuma none umbwiye ko umugabo wakurongoye amasaha menshi ari amasaha 2 ndagira ngo mbwire umugabo wakurongoye amasaha igihe gito yakurongoye igihe kingana gute igihe gito iminota 5 ariko si iminota 5 kuki mwumva iminota 5 ari mikeya uzi ko umugabo urongora iminota 5 ntakaba atagize ntago mpari kuri ntago hari wasinje ubwo ubonye umugabo wakurongoye iminota 5 wabyakiriye gute iminota 5 akenshi iyo mudakundana nta yindi relationship mugirana akenshi ngiye mugore nibwo mba ntangiye kubishaka ego ugasanga rero mbishatse wowe bivuyemo ego abikwangizaho iki ko umugabo yakurongora igihe gito katongeye twayikaze nanone turi kumwe na Jennifer umeze gute none nkuko bisanzwe meze neza cyane umeze neza cyane Jennifer hari ikiganiro twigeze kugirana utubwira ko bwa mbere warongo ufite imyaka 15 yego urongorwa n'umusore wakoresha ku staff dutandukanye ubwo ngiye hari akabazo nakwibaza ariko ntari kubaze kuki wari uko uwo musore akoresha ibiyobyabwenge ariko ukajya kumusura gusa ntago mbikubajije nge nicyo nge nibazaga noneho niba wararongo ufite imyaka 15 koko noneho bwa mbere imbori kuryohera waba ufite imyaka ingahe sara nyine nkumva ibyo ndimo sinteze no kubireka no kubivamo byari bishyushye guys byari bishyushye nari ndi muri cyagihe none hamarasa ameze gutyo nari mfite nka 19 gutyo 19 nibwo umuntu yakurongoye wumva icyo bita imibonano mpuzabitsina ryoshye kwi umusore wakurongoye kuri iyo myaka imborika kuryohera cyane okay ugereranyije urongoye imyaka 15 imbori kuryohera ufite imyaka 19 yego ndagira ngo umbwire Jennifer hagati yaho wari umaze nk'ukora imibonano nk'inshuro zingahe ubwo se ubuzima nari mbayemo ukuri kumva ibyo nabitekereza numvaga nyine biraho nyine mbikora kugira ngo nishimishe mbashe kuba nakishyura iryo shuri nyine nkabikora gutyo washutswe nashutswe
nuvuga ngo washukwaga kubera n'ubuzima ugasanga umuntu yakurongoreye mu kigare utazi weva niyo bijya icyura akaba yigukuyeho yirukanga nanjye akama icyo nshaka nkagenda noneho naje gukundana n'umujama muri izo 19 biragenda biburyohe amura nawe aziku ndavuga atanga ndahagwa nukuri naravuze ati oya angasi nahava biryoshye cyane akurongora ukumvura bikunze yarakurongoye inshuro zingahe uwo mutipe mwaye mukundanye kubera ngiye ukuntu nari naramushegeye nta nubwo byasabye igihe kinini ko tubikora kubera n'ukuntu namukundaga cyane ko kuri wowe ko urongorwa bitari ibintu bishya noneho ndavuga ati noneho ngiye kubikora noneho n'umuntu nkunda yabanje kubinyima avuga ati ibyo ntabwo ari byo biduhuza ni ukuvuga ngo mwarakundanye akanga kukurongora wowe ukibaza ati kuki atandongora koko ako nkajya mwibeta waramwibetaga ukajya hanze naramwibetaga ariko nkavuga ati sha isaha ni isaha nzagufatisha dore amaje kubikora nsinsara ndavuga ati ubu rero ugiye kujyamo byose nshaka n'ishuri nahise ndivamo ndavuga ati sinakongera kumuca inyuma n'ishuri mpita ndivamo ndavuga ati azajya amenyera amavuta amenyere kamambiri sharandarura neza ugereranyije mu buzima waryamanye nawe nk'inshuro zingahe ntabwo byabaye igihe kinini cyane twakundanye nk'amezi 3 muri ayo mezi 3 mwarongoranyemo kangahe Jennifer twarongoranye muri ayo mezi 3 nyine ngiye kubihuza n'ayo mezi 3 twarongoranyemo nk'igihe cy'ukwezi nk'iminsi nka 30 ubeza 3 yarangaranga naje utandukanwa n'iki ubwo se navuga ko ari imico yanjye nuvuga ngo jazz kwa kumuca inyuma style yaje gufatira mu makosa wagiye kurongorwa handi okay pori cyane mujya muvugana ntabwo ajya agukumburaho nawe ukavuga uti dushiduka hakozwe koca ariko yarashatse ko ntabwo bibabuza kurongorana okay Jennifer ku myaka 15 burarongowe 19 ukunze imborera kuryoheye bwa mbere umugabo akurongora ukazana amavangingo kuri wowe wari ufite imyaka ingahe ukira aho ngaho hari ibintu abantu benshi bakunda kwitiranya ntago umuntu azana amavangingo ngo kwa kundi ngo yabyaye ngo biba ari karemano nyine ikintu cyawe kikubamo ni ahantu kijya ngewe mbikora bwa mbere asweya nyine nyimara kumva uburyohe bwabyo byabanje kumbabaza ubushize narabibabwiye byabanje kumbabaza ariko bigezemo hagati numva biraryoshye naho ndirekura mbaye open biraza ndanamubwiye umbabarire kuba nyaye ku buriri bwawe ntago ngiye nyine nari nzi ngo umuntu wakurongoye ukakunda imboro cyangwa kuwa mbere byaraje nyine byagize aho ngaho ndaryoha nyine ndirekura ndavuga ati bya bintu biba biryoshye sinakita ko ndi guca inyuma mushiti wanjye nyine ndirekura amavangingo araza okay umuntu mukuru mu buzima bwawe wakurongoye ukavuga ati sha urandongoye wa musaza we yari afite nk'imyaka ingahe njye nari mfite we yarafite umuntu mukuru mu buzima bwawe nyine umuntu mukuru mu bantu bamaze gukurongora umuntu mukuru wakurongoye yari afite nk'imyaka ingahe mukuru wandongoye ni nka 40 nta muntu ureje imyaka 40 wakurongora uwandongoye nkavuga ati nubwo uri mukuru ariko uri kugwamo neza oya si ngombwa ngagwemo neza nyine imyaka yari afite mu bantu bose bamaze gukurongora akakurongora afite imyaka myinshi si ngombwa ngabe yakurongoye neza bisaza ko biri mu kazi nyine mbwira uwo musaza yari afite nk'imyaka ingahe namukekera nko muri 50 ubwo mwari mwamenyanye mute si ibingibi se nyine
ni imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga n'ubundi ngo ziri mu kazi. Ego ko. Okay, icyo gihe mwabikoreye he? Mwabikoreye? Twabikoreye muri hoteli. Yakujyanye muri hoteli. Ego. Okay, ubwo icyo gihe wowe wari ufite imyaka ingahe? Jene ndi muri 23 gutyo. 23. Uri umugore mukuru. Ego. Jennifer, utubwiye ko umuntu mukuru wakurongoye afite hejuru y'imyaka 50. Noneho umusore ukiri muto waryamanye nawe afite imyaka ingahe? Umuhungu muto twaryamanye. Nakana nakundaga kabaga muri Karabaye. Kare gafite nka 10 n'ingahe gutyo 17. Wewe wari ufite ingahe? Je ndi muri 19 20. Ubwo wagakunda iki kugira ngo muryamane? Kizirika ariko sinagakumbura. Wasanze ko atazi kubikora? Ubwana nk'ubwo ngubwo burizirika burakugigira. Ahubwo sininde uzi kubikora nkako. Reka karakurongoye fresh. Urabwana mwe ibinini. Urabujana bw'imwe binini. Jennifer, ugereranyije ku myaka ufite ubu ngubu. Mu buzima bwawe umaze kurongorwa n'abagabo bangana iki? Ya kuguha ukuri. Cyangwa ngo ukuri pe. Nawe nakubeshya. Nubwo nabeshya bankurikiye. Yego. Kandi na n'ubu ngubu baracyazi. Yego nago nakubeshya rero ngo n'uyu mubare. Ntabuzi. Nuko ngo wenda just ntabuzi. Umubare w'abagabo bamaze kujya mu maguru. Mwese ko bakunda kuvuga ngo ibitsina bimaze imboro zimaze kubijana umuntu arasara. Arabeshya. Wowe kutarirukanga ku musozi. Baba cyatsa. Abandi hari muri Nyabugogo ndi muri Yanza nirirwa ntoraguramo amashashi. Ababeshya. Okay, wigeze ureba cyangwa ujye ureba amashusho y'urukozasoni? Amashusho y'urukozasoni nk'amapitsi. Ego. Ubwa mbere ureba amashusho y'urukozasoni wayarebye kubera iki? Kigali. Ugatereka nungure n'ubumenyi ndebe ibyari byo. Nk'ikintu cya mbere cyatumye nyine uretse icyo Kigali amatsiko wari ufite ujya kureba amashusho y'urukozasoni ni nka yahe matsiko? Ngewe amatsiko nari mfite. Ntabikubeshye ntabeshye n'abankurikiye. Nabifite amatsiko nyine nashaka kwiyungura ubumenyi nyine ngewe ngukunda. Nkunda gusakinga cyane. Iyo ngukunda nibyo nari ngiye gushakaho. Nungura ubwo bumenyi mfite. Urebe hawo abantu batazi no gusakingwa nuko imboro ibitsina by'abagabo. Ego. Kugira ngo umenyetse bacyonka bate babigenza bate.